wifashe umuntu nk'aho ushaka kumugira umugaragu wawe, nk'aho ushaka kumugira umuretwa wawe, nk'aho ushaka kumugira nk'aho niba wamufashije igihe cyose umukenera uramubona, igihe cyose ushakira uramuhamagara, igihe cyose kuko wamufashije ushaka kumugira imbata yawe. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Niba ufite urukundo mu mutima wawe, ukaba ufite kwaguka k'umutima wawe, wishaka kumuprofita muri icyo kintu yabuze wamufashijemo ngo umugire umugaragu, umugire imbata yawe, umugire umucakara wawe. Gerageza umuntu wafashije bibaye ngombwa nta n'ahandi hantu mwahurira. Niba wamufashije koko ukabona hari ahantu hamwe wamukuye ukaba ari naho wamugejeje, wimugira imbata, wimugira umugaragu wawe, wimugira umucakara wawe, kuko amufashije atabigusabye, wimuprofita rero